naje hano muri konferanse yateguwe na leta ya Kinshasa abakongomani bakorewe jenoside ngeze mbanza kwangirwa kuko amazina yabo ari red flag, amazina yabo nyine yabaye suspected, nyine amazina gusa nubwo bari bafite ibyangombwa bibemerera kwinjira nk'abandi bose bari bafite approval, ariko amazina yabo ubwabo bakimara kuyasoma bavuga yuko kubera amazina yabo bagomba kujya ku ruhande. Bwana Wiri, mwiriwe neza? Amakuru mwirirwanye? Ndi kukubona hano, waje gukora iki? Naje hano muri konferanse yateguwe na leta ya Kinshasa. Ni konferanse yitiriye ngo kumenyesha isi yuko abakongomani bakorewe jenoside. Nanjye nakoze enregistrement nk'abandi bose ndemererwa, nkageze mbanza kwangirwa na bagenzi banjye bo barebaga n'amazina yabo bakabaheza hanze, bavuga ko amazina yabo ari red flag. Ko nabonye hari abari bari mu mazina ya yellow, niye mpamvu bayashyizemo? Amazina yabo nyine yabaye suspected, nyine amazina gusa nubwo bari bafite ibyangombwa bibemerera kwinjira nk'abandi bose bari bafite approval, ariko amazina yabo ubwabo bakimara kuyasoma bavuga yuko kubera amazina yabo bagomba kujya ku ruhande. Niyihe mpamvu wasohotsemo? Ninjiye ariko nabwo biciye mu ntambara nyinshi, bamwe bagaragaza kumvugira babona mu maso, mu by'ukuri bigaragara ko nta buryarya bundi mu maso, barandika ndagenda, cyane ko n'izina ryanjye ryari rigaragara ko mu by'ukuri atari Inyarwanda. Hanyuma barandika ndinjira, ariko kugira ngo hariho umugabo wari wambonye abona ko njyewe byanze bikunze nteje ikibazo, arankurikirana mu ntebe nari nicayemo, namaze kugeramo ndani arankurikirana, arangije arambwira ati zana telefone yawe, ndayizana. Ariko nabanje kuyimwimaho gatoya, mbona abantu banyuziyeho, ndayimuhereza. Akifungura aje muri galeri abonamo video ya Fande Makenga, hanyuma aravuga ati wowe usana Makenga byanze bikunze, niyo mpamvu ufite na video ye muri telefone. Ndavuga usana Makenga nta cyaha kirimo, genda umukongomani w'abakongomani, ni nayo mpamvu naje guparticipa ku nama y'abakongomani. Nubuhe butumwa watanga ku bantu bameze uku nguku dusa, kuba twanze kwinjira aho perezida wacu ari kugira ngo natwe tugire icyo dutanga? Watanga ubuhe butumwa? Mbere yuko ntanga ubu butumwa, ndagira ngo namenyesha abantu batwumva ko nigiye kubona mbona abantu benshi banyuzuyeho. Mbere yuko nsohoka ni kubaza impamvu bansohora, kandi nanjye mfite uburenganzira nk'ubw'abandi bakongomani. Birangira icyo banjijije ngo ari uko nsa na Fande Makenga. Ubwabyo ni ikibazo cyanteye kwibaza koko niba twebwe dufatwa nk'abantu muri Kongo. Ubutumwa nagenera abantu bafite iyi sura idashakwa n'iyanjye, ni ukubamenyesha ngo abantu bakwiriye kwihesha agaciro, bakamenya ko iyi sura ubwayo ari ikibazo yanzwe, ko nibatayiha agaciro ngo nabo bayirwaneho, nabo barengere uko basa, kugira ngo batazakomeza kwitwa ngo batirwe gufunira buhoro, ko igihe gishobora kuzagera bagashira, cyangwa se bakaba intatane mu isi bakabura igihugu burundu. Bwana Wiri, niba nkumvise neza, biragaragara ko ishusho n'amazina ari byo byateje ikibazo. Mu buryo bugaragara abantu benshi binjiye kandi bakurikije amazina. None nk'abakongomani, cyangwa se nkawe nk'umukongomani uturuka mu burasirazuba bwa Kongo, niki wabwira abakongomani batuye mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo basobanukirwe n'ikibazo twahuye nacyo nk'abantu bakomoka hariya? Abakongomani bakomoka mu burasirazuba bwa Kongo, icyo umuntu yababwira ni kimwe gusa, ni uko amazina ndetse n'isura y'umuntu ntabwo bimubuza kuba ikiremwamuntu nk'abandi bose, nta nubwo bimubuza ubwenegihugu bwe. Abakongomani barahamagarirwa kwitandukanya n'ivangura iryo ari ryo ryose.